uriya mugabo witwa Bamporiki Edouard njya mbona abantu bavuga ngo ariko ngo nibamubabarire none we barakaza imitego wowe ukirekura ukaridu yigwabo hama wumve niko abagabo bavuga nawe niba ariko abitekereza nabavuga ko nyine yari yaramuhanuriye izo mpanuro nizo ndagu n'ubwo buhanuzi ni fake ntabwo ndumva kugeza kuri umunota 300 muyabyaze miliyoni 500 miliyari ni miliyoni igihumbi kereka niba yari na ministry ariko ari n'umucuruzi ukomeye cyane yenje which is nabyo byaba ari dangerous reka ahubwo nkubwire n'undi mutego nawe utazi abantu batavuga jewe namubonye abyina ni inkumi nziza yego naranayibonye nizo nanjye nubwo nshaje amaso aracyari mazima umwana w'umukobwa afite n'ikimero n'ukuntu abyina neza yashakaga kumenya uko umuntu aba idebe bakamubyinira none guhaka ni byiza no kugira kubyinira ni byiza no kugira idebe ni byiza ndi umukobwa cyangwa ndi umugore mwiza cyangwa nka kuriya nkabona idebe ryanjye ahubwo rikomeye nka ririya ubwo icyo gihe nanjye nabyina ninde utabyina se ni ibintu byiza kugira umuntu guhinka ariko itari umutego tugenga sakaratu byibura ubu ndarya nkari bambe ndarya ngasinzira nazetse nakubwira nakagaho ngo nubwo ari akaryagumbye mu kinyarwanda nyine babyita kamaco y'inda narya ryame nyine muri prison nyine kubera ko ariko kuvuga ngo none ubu ndasinzira kahindera ubugeni biriya ni n'amaco y'inderega ariko ko rega naho bitangirira abantu bakaza bakigira inyoni nyinshi bakavuga neza kandi icyo bashaka bakizi Nizere ko gahunda zimeze fresh nizere kumeze neza cyane nta kibazo na kimwe gihari ni BigTown TV ndi Albert Niyonsaba kuri screen zanyu mwamaze kubona umugabo tugiye kuganira ni mwarimu Malong ngira ngo kuri screen za BigTown TV cyangwa se kuri cya BigTown TV so bwa mbere tugiye kuganira nawe uno munsi rero turamufite twifuje kuganira nawe mwarimu mumeze neza meze neza nta kibazo mfite murakomeye gukomera burya no kwibeshya ariko kugeza ubu ndumva ameze neza ntabwo nanivuze gukomera byo mwisi navuze gukomera by'umubiri naho gukomera byo mwisi nibyo nkubwira nyine abafaransa baravuga ngo tout homme bien portant est un malade qui s'ignore ngo nubona umuntu wese ugenda burya barwaye ahubwo ntabazi icyo arwaye cyangwa se bari kwihangana gusa ubu se ndwaye nk'amara wabibwirwa n'ikimwa cye kubimbwiye ntakeka mbikubwiye rero nicyo cyatumye nkubwira nti kugeza ubu biragenda ku mugani w'abanyarwanda nangize ngo wowe wumvise ko narivuze mu buryo bwo gukomera ku isi cyangwa se oya gukomera byo kuvuga ko ufite ubudahangarwa ahubwo aho ndakomeye aho ngaho urakomeye aho ndakomeye none se reba mubwire wa mwana ahubwo bijyanye n'umubiri pastor Ashyize n'uherutse konsetsa ati inyuma ndashaje ariko imbere ndi umusore jewe ntabwo ari uko bimeze jewe mu mubiri si nkomeye rwose harimo ibintu byinshi by'uburwayi bwinshi ariko hanze ndakomeye ese nta duyi ifite nta muntu mpiga niba nta miga wazibonera ntabwo azanshobora n'igicucu cyane unamumena rwose hanyuma icya kabiri nta misoro ya leta mfite nta muntu mfitiye ideni iryo ari ryo ryose ubu nibera ngira inshuti nyinshi avuze mfite numva na hano ndajya kwisengerera ubwo urumva ahubwo aho niho nkomeye rwose njya kwisengera bijya bikunda kusengera n'abandi bantu se ku buryo naza kugwerekera cyane dore buriya rero ahubwo nuko utabizana ibintu abanyarwanda bajya bagira abaturage benshi binaho ndababara ndagikundira cyane kuko agenda basetsa nkanababwira neza nkababwira bimwe mujya mutinya kuvuga kuko yewe isi yameze amenyo ugacwaho isi yameze amenyo wari uri kubivuga mu kandi bavuga ati nta deni mfite nta n'umwenda mfite nta n'umuntu unyishyuza nta n'umpiga iyo uri kwisi mwugo buryo butatu hano nibye na ruswa ndarya kuba navuka neza nisazira ariko mba nisekera cyakora inshuti ndazifite n'abasore mfite n'abana n'abuzukuru uronda kize umva urakize
ndakize ndakomeye kuri irya bimwe bavuga ubu ndakomeye ahubwo yose ugiye kuganira na mwarimu ndanarinzwe baruzi n'ibindi aho wicaye turaharuguru hari inkambi y'abasirikare na hariya hirya abaturage ubona buriyo bambonye baraseka ntibabona babiseka gusa ndababwira bakumva ariko hari abandi bababwira ntibumve cyane ntabwo rero nta cyatuma nakomera rwose uburinzi bukugumeho rwose buzaguma amen Shema mwari warumbwiye uti nta deni mfite nta muntu mpiga nta nubwo nibye nta muntu nibye nta n'uwo mfitiye ideni nta n'umpiga ntaki ibyo ngibyo ni byiza cyane reka twigarukire rero hari n'ukuntu nirata wanyise neza unyita mwarimu abanyeshuri nigishije muri iki gihugu no hanze yacyo mvuze ni uno munsi ntangiye nkakora gahunda nkavuga ngo kuwa mbere ndanywa izakanaka nazarinda nipfira rwose buri munsi naziraye buri wese utazirara ariko nshaka kuzafata umwanya ariko aribyo binzanye nkaganira ku buzima bwa Marlon kuva ari umwana kubera ko mfite amakuru kuri mu bantu batangiye kwigisha ari batoya nshaka kuzamenya igihe batangiye kwigira ku buryo utangira kwigisha mutoya paka ubuzima bwawe maginga yangaya ariko none kuko atari cyo cyanzanye reka twiganire ko ibingibi byanzanye nushaka n'uburyo umbwira mumanyuriraho gatoya ndabakubwira hari abantu benshi twiganaga bari hano twiganaga ubu ngubu cyakora bakagaragara ko akiri abasore kubera ibintu bimwe nagiye ncamo n'umubiri w'umuntu burya imibiri iratandukanye aribyo nakubwiraga ntiboneka ko ari umusore cyangwa ari nabyo koko dukiranye yagira hasi ariko ari muto kuri jye bambe ari mukuru kuri jye wenda twariganye ndusha nk'imyaka 5 ndabafite hano benshi ahubwo nakubwira ngo niganye n'akanaka ati mwigana yaravuye kuragira ihene cyangwa yararagiraga inyana iwabo cyangwa afite nk'imyaka nka 16 higa mu wa mbere wa segonderi cyangwa se ibintu nk'ibyo tukazigana afite nk'imyaka 20 je mfite 15 kandi twiga mu ishuri rimwe hari nabo nigishije rwose banduta ibyo ntibigutangaza maze imyaka 35 nigisha muri za kaminuza nyinshi zitandukanye ntabwo ndi umuswa wa mwana we bono muri Amerika narahigije maze nigishije abazungu no muri Norvège aguri ku mwana mutambi buna abahaya yashaka kukwiyenza kukwirata kwishongora pana kwirata kwiyenza ariko yishongora aravuga ati ni inshomire bana uwo muntu wagakandagiyemo agashuri abo sorutire ndakazi cyane umwana mu matambi wavutse amavuta gusize ko rwose aya ntana yarahara ahubwo kuko ari kuyakura Yesu arekana ahubwo nizigaga ibyondo kubera ko data ni yarahari ariko nkagenda nkihanagura nkagipfa mu kabande cyangwa ahandi hantu nkagikora ibyondo ariko nkajya kwiga kwiga bwo narigaga rwose nkamenya gupagasa niga ubu nkubwiye ko najyaga ari ibintu nigeze kwiga niga muri segonderi najyaga mvayo nwataha nkajya guhinga ibyo bita concombre nibyo bitaga cornichon cyangwa kankubazi nkamenya kubishyira mu ducupa twa confitire nkakiramo vinegre nkajya kugurisha mu bazungu nari kazitunga muri make ntabwo ari amavuta aya ntibazakubeshye n'ubu nayo nisiga dore n'ubu ubona nayo nisize aya nta mavuta ngira ayo mavuta y'Uwiteka sinzi icyo bivuga cyakora ndayarya yitwaga amamesa yo narayaryaga ariko reka je gusa si Professor ni nundi bajya bavuga ngo umusaza utabarutse ngo abarinzi y'ibitabo igiye cyangwa tubuze impamvu naje kubareba ngo tuganire n'ibyo ngibyo birimo hari ibyo muba murebera hafi hari ibyo muba mushobora kudusobanuriraho hari ibyo mbese muba muturebera nk'abana batoya ejo bundi rero tugira dutya uvuze ukivuga ibitabo rero hari ahantu uravuga ukagusha ahantu kagusha ku nyama yanjye ahubwo uzababwire nandika ibitabo sinzi abantu njya numva ngo nandika ibitabo byiza bimeze neza shana ndabifite ntandika za dictionnaire trilingue nka Icyongereza ari abagira ngo ngiye ngo sinzi Igifaransa indimi uko ari enye zikoreshwa mu Rwanda Igifaransa Igiswahili Ikinyarwanda Icyongereza mbikoresha neza kandi mbyandikamo ibitabo byiza rwose ubu ngiye gutangira kwandika ahubwo udutabo twinshi tw'abana nzita ngo bana b'u Rwanda muze dusakuze kubera ngiye maze kwegeranya ibisakuzo bigeze kuri 500 wabyemera ubwo ibisakuzo by'ikinyarwanda
igera kuri 500 kuri 500 mugiye kujya mbyandikamo udutabo duto tw'abana kugeza igihe nzagira ibyo mujya mwita ngo ni tome 2 cyangwa volume gutyo nzabirangiza kandi ubu niyo mushinga ngiye gutangira mu kuwa mbere rwose mu wa mbere kandi bijyanze tuzabyumva bushyashya mu matwi yacu cyangwa bisanzwe bihaye uzabidevelopa ibyo bisakuzo biterwa oya birahari narabyegeranyije ibisakuzo nibyo bita devinette mu gifaransa cyangwa ridozo mu cyongereza ukabona ngo sakwe ni nkuko noneho rero ibyo namaze kubyegeranya birahari rwose nushaka nahaganda bikwereka biranditse ubu nzagenda bikira mu dutabo noneho kamwe karangira kiraha kandi gutyo kugeza igihe byose nzabishyirira mu bitabo byanditse nzashake ufasha tubicapishe bice mu ishapiro mbijyane mu nzu z'isomero mbijyane se ningira imana ari abantu bo muri Rwanda Education Board hamwe ministeri bazabigura ndabizi iya akeza burya karigura se iyo umuntu avuze ngo inda ni ya mweru bura mu buryo bwagutse umuntu yakumvise iki rero two kujya mu bisakuzo wa mwana we ari n'uwabajije ngo indi byara ngo mwiru na muhima ndamubwira ntari gaha imigani imwe n'ibisakuzo bimwe ibyo si niyo si igisakuzo ariko ubundi ni imigani ndagira ngo tugaruke mu bisakuzo bambe tuve mu migani mu bisakuzo ariko nk'ibyo ngibyo ni nko kukubwira ngo indi byara mwiru na muhima ugasanga indi ya mweru ni ibintu bikomeye hari n'ibyo bita burya nk'icyo nari nkubwiye ejo muri n'umwana yakimbajije ngo indi byara mweru na muhima ntabwo ari mweru na muhima ibyaye mweru yabyara mweru na mukara cyangwa mweru na bihogo ahubwo indi byara mwiru na muhima ni umugani wavuye ruguriyo aho haba abiru n'abahima none ngo indi byara mwiru na muhima ariko abantu bakagenda babihindura kubera kutabimenya ngo ni mweru na muhima oya ni byinshi reka kwirirwa ujyamo muri ibyo ku mugani wawe uzaze dore n'amasaha aragiye umuhogo wanjye ubobereye neza shaka twicare dutarame mbikubwire naragenze ndabona mwa ni ukuri ndabizi byose tuzaganira kabisa mu minsi iri imbere rero abantu badukurikira social media cyangwa dukoresha social media twabonye itangazo rigiye hanze ryasimweho na minisitiri w'intebe rivuga ko Bamporiki Edouard ahagaritswe ku mirimo ye kandi abaye ari mu rugo bivugwa ko anafungishijwe ijisho kuko ashobora kutaba yahava kiriya cyemezo cy'igiye hanze cyangwa rura rupapuro ruba rusa umuhondo mwe mukirubona mwaratunguwe reka ndizere ko iyo bari wasa nayibonye ariko nizere ko itanditseho ngo abaye ari mu rugo iramutse byanditseho gutyo byaba ari ikibazo ubwo ahubwo yaramuhagaritse ubundi ko bigenda iki gihugu nakibayemo ndakizi nzi uko gikora reka mbanze nkubwire utaravuka wowe ko biragaragara ufite imyaka ingahe mwana 24 burya rero nkigera muri iki gihugu nari inkotanyi nziza cyane nari na deregiteri wa protokole ya leta y'u Rwanda urumva ko nari noroshye cyane ntago wari woroshye nari inkotanyi ndabizi ntabwo rero ibyo yabyandikaho ubwo ndabizi ubwo baramuhagaritse ibaruwa yaramuhagaritse ko atakiri minisitiri ariko ntiyamubwira ngo uba wibereye mu rugo kuko bambwira ko ahubwo ngo yaba afungiye mu rugo nabyo si byo kuko ntabwo ufungira umuntu mu rugo urugo rw'umuntu si prison inzu y'umuntu nk'iyanjye ubu ntabwo wayimfugiramo kuko n'iyanjye n'umugore n'abana bo ntabwo ari yabo cyane ariko bafite uburenganzira ntabwo rero bamfungira mu muryango ahubwo gusa icyo bivuga ubwo ni uko aba ari mu rugo ubushinjacyaha bukaba bugikora iperereza kugira ngo bazamujyane mu nkiko urukiko nirumuhamya icyaha cyangwa se ikindi baba bamushinja noneho rumufunga icyo gihe rumufungira rumukatiraho bamufungira ariko urugo rwe ntabwo bafunze ndavuga mu mategeko yego ntabwo rero na minisitiri w'intebe ntiyavuga ngo ubugiye mu rugo oya gusa ubwo icyo bivuze nyine niyo mvuga y'abanyarwanda bamuhagaritse ku kazi yamuhagaritse ku kazi yakoraga kubera ibintu byinshi bitandukanye icyo gihe rero ni ikibazo ubajije ikibazo rero kijyanye nabyo utese uti byaragutunguye maze iminsi ndeba hari ibyo abantu bavuga benshi cyane
rimwe nkavuga nari kuriya mugabo ari gakera nari nkiri mwarimu rwose ari umunyeshuri wanjye ndamukubita akanyafu rwose hari ibintu bavuga ukibaza ariko bari abantu baravuga ibiki icya mbere cyo kidagomba kuntungura ntihakagire n'undi bitungura uwo bitungura wese aba afite mu kibazo kindi rwose ntazi icyo ari cyo ariko kiba gihari uriya mugabo witwa Bamporiki Edouard ni ukuvuga ngo njyewe sinkeneye kugusubiza njya mu mibereho ye oya ndakubwira gusa ibijyanye n'akazi yavuye iwabo hariho hose avuga ko ari Nyamasheke byaba byo bitaba byo ntabwo ari byo mvuga ahantu hose waba uvuye perezida aguha akazi ku buminisitiri cyangwa kuri imyanya yindi y'ubuyobozi ntabwo yagiye kuguha akazi ari itegeko rimubwira ngo kanaka mwene kanaka muha akazi akanaka kuko biteganyijwe n'iri tegeko riniri aguha akazi kubera ko we baravuga ngo zitukwamo nkuru uwe nka perezida wa repubulika aba afite ukuntu icyo bita system ukuntu igihugu giteye ukuntu ubuyobozi buteye ukuntu society iteye akavuga bati ntabwo ari abana kuzi ubundi se yari kumubwirwa n'iki biragoye ko ari kuba yari kumubwirwa n'iki umuntu w'umuturage w'inyamasheke w'umusore bari kuba barahuriye nanjye ntabwo nzi yari kumenya nzi arakoze ariko ahura n'abantu benshi yahuye n'abantu benshi cyane niba kinyibuka nabyo ni amahire uzibye ko nabyo nta gitangaza cyaba kirimo ariko kugira ngo ajye kumenya umuntu nk'uriya cyangwa undi uwo ari we wese nanjye ndimo ntabwo ari ibintu byoroshye ni ukuvuga ngo baba bafite abantu sisiteme ahantu hose haba hari abantu bakureba imikorere yawe imitekerereze kubera impamvu nyinshi zitandukanye noneho ukazumva ngo ubaye minisitiri abenshi birabatungura rwose ahubwo niwe byagombye gutungura nk'uriya bigomba kuba byaramutunguye rwose kuko ngo ajya anabivuga byaramutunguye ukuntu yabaye minisitiri kandi nta n'undi bitatungura uwo bitatungura ni ukuvuga ngo babiharanira ababishaka kubikora bazabe minisitiri uwo apfa nabi yicwa n'agahinda kuko ashobora kubyiharanira akazarinda yipfira atabigezeho kuko ntabwo bavuga ngo ni ugukata imodoka gutya ngo iragira gutya ntabwo ari uko bigenda icyo gihe rero we byamutungura nanone rero kuko ari we mvuga babimukuyeho bikamutungura nanjye byantungura kuba uwo mwanya uwubuze byamutunguye bawumushyiraho ariko ntabwo byigeze biwumutungura bawumukuraho ntabwo byamutunguye none se ni ibintu yaharaniye ni ibintu yakoreye kugira ngo bawumukureho cyarabikoreye gute cyarabikoreye none se iyo ugira utya sinzi ngo amafaranga yafashe nangahe amafaranga ntago twari twamenye uko ngana ingano yayo ariko we rero icyo yaba 10 yaba miliyoni yaba iki kuko naye yajyaga avuga n'ibindi byinshi wenda nabyo ndaza kubigarukaho by'ukuntu yaza kuvuye kuri 300 akagera kuri miliyoni nabirigeze mwarigeze kubimbaza yego uko mbibona ariko ituma mvuga ko bitamutunguye kuvaho nuko agomba kuba yarakoze icyaha runaka reka no kukita runaka kugira ngo tuve mu rujijo ko yarakivugiye yavuze ko yakiriye mu ijambo rye yakoresheje indonke ariko mu ijambo tumenyereye abantu bose abanyarwanda bamenyereye yariye ruswa y'amafaranga none niba yariye ruswa y'amafaranga uvuze neza kuko yariye ruswa y'amafaranga yashobora kurya na ruswa y'ikindi arizo bita iz'igitsina nabyo nta kivuga ko yaba ataragiye ikaciye nta wabimenya ariko nta muntu ucira urubanza ariko ubundi ngo igisambo ni igifashwe niba yarafatiwe muri ruswa y'amafaranga ubwo n'ubwo ngo yashobora ntamafatwe umva wa mwana ariko
ubundi ruswa ziba hehe ruswa ntabwo iba hano mu gitsina nta nubwo iba ruswa mu mufuka ubu se ntubona ko iyi shati yanjye ifite imifuka nta ruswa irimo igitsina se singifite nta ruswa irimo ntabwo ari umunwa ariko ruswa nta nubwo ari umunwa ruswa iba hano itangira ibanza mu mutwe umutwe wawe ukakunanira ukananirwa ukayoberwa amahitamo none ukarya ruswa yaha y'igitsina burya igitsina nacyo kiba mu mutwe niho gitangirira noneho ukaza umutwe ukakubwira uti yirye ukayirisha ahubwo ukayirisha igitsina nyine ukajya ukoresheje igitsina ariko byavuye mu mutwe shawa ngibyo n'amafaranga nuko ruswa y'amafaranga nayo itangirira hano mu mutwe ukabibara ukabitekereza ukagira gute noneho ukakoresha ukuboko cyangwa se umufuka cyangwa konti ukaba uragiye ni uko rero barya ruswa ntabwo rero byamutunguye kuko kuba byaramutunguye ahubwo byaba yari byaramukanze izo nshinga uko ari ebyiri ziratandukanye iyo igisambo bagifashe iyo ujya kwiba ntabwo uzi ko bari gufate iyo ujya kurya ruswa ntabwo uzi ko bari bugufate kuko uramutse ubimenye ntabwo wabikora igituma ujyayo kandi si nawe wenyine burya nuko abanyarwanda nyine tugira baravuga ngo igisambo ni igifashwe ubundi abarya ruswa ni benshi cyane ariko sinabihamya kuko ntawe ndafata uwo mpamya ni uwafashwe yewe niyo aza gufatwa ntabivuge ntabyemerere ubwe ntabyo nari kumucira urubanza mwene pasitori mwana w'umutambyi ntabwo namucira urubanza nta nubwo ndi buce ariko ndavuga ibyo yivugiye n'ibyo abantu bavuga kuba rero ufashwe ntabwo yatunguwe ahubwo nyine yarafashwe arikanga aragira ubwoba noneho arabivuga ubwo agira n'agatima ahubwo keza ko kuvuga ati mumbabarire mwo kagira imana nafashwe ibyo rero ntabwo byigeze bintungura ahubwo nkiri aho ngaho njya mbona abantu bavuga ngo ariko ngo nibamubabarire muri iki gihugu njya nakubwiye ngo nakize ubwiye ko nakibayemo diregiteri wa protokole ya leta ntabwo ari iya minisiteri cyangwa ya leta babyitaga diri poroteta nakoze imirimo myinshi nkiri mutoya nuko nayivuyemo vuba ariko n'ubu ndacyaraha nta muntu uraza kumbwira ngo nkurikirane kubera iki n'iki n'iyi nzu ubona iyo nza kuba nzi nkora nk'uko ntabwo iba imeze gutya ntabwo iba imeze nk'uko iba yaruzuye oya no yireba se hari n'abambaza ngo ari kuba mu nzu imeze gutya ni wowe si ubwawe mwa umunsi nugera gengene inkono ihirigi nuko rero inkono ya maronga Bibiliya avuga ngo mwiririre mwebwe n'urubyaro rwanyu jewe n'urubyaro rwanjye turiririra ariko nta nubwo turira tubamo uko tubyumva ariko ikintu cyitwa ruswa nta mwana nakibwira nta mugore nakibwiraho inama nta mwene wacu nagiraho inama kuko ntabwo utungurwa ahubwo ugira ubwoba ugatangira kuvuga amanyangambure kandi washoboraga kubyirinda ukarinda ungana n'amaronga ntabwo urajyamo ngo utangire abantu bakuvuga ibyo bashaka ngicyo cyo nagira ngo mubwire nawe rero kuvuga ngo watungo premier ministre uwo ari we wese nawe yayiriye se ntibamukacira cyane bamukacira nawe yayirya ahubwo cyakora sinzi uko yewe sindanahura nawe uyu ni mutoya abandi twaranabanye naho uyu nguyu uriho wampa rimwe akantumira kugira ngo ntajya guhakwa cyane ariko wenda tukiganirira ngo nanamumenye tuganire bisanzwe ariko niba nta mpamvu ihari ntayo ariko nawe yafatwa kuko hari undi wamubanjirije yitwaga Pierre Habumuremyi Pierre Damien ntibyamubayeho se yego ntibyamubayeho se cyane rwose ntabwo ari ikintu cy'igitangaza gusa ni ibintu bishaka ni isomo bikerekwa ko abantu ari abantu ariko hari n'ukuntu bijijisha rimwe na rimwe ukabona umuntu ntukajye rero
abafaransa bagira umugani uryoshye baravuga ngo l'habit ne fait pas le moine. Ntabwo umwenda ari ugira umuntu umupadiri cyangwa se ntange ushaka kumbona gutya mfite n'akagofero araho njya bakambwira ngo assalamu alaikum kubera ko babonye ko nambaye nanjye kubera ko nyizi kugenda alaikum salam bakagira ngo bahuye na sheikh reka da uye n'umwana pastor ahubwo wigiye kwinywera kabyeri nawe uri muri ayo ngo assalamu alaikum ntabwo nakandagira mu musigiti kuva navuka ariko iyo umakanya nkazana nkagakiramo ndagafite hari hafi ya cyane wagira ngo nibyo kandi wagira ngo ndumushye ariko ntabwo rero hari abantu bazi kuvuga neza cyane akavuga neza ukanabona akora ukagira ngo arakora neza ariko hasi cyangwa inyuma ukaza kumufatana ibindi ibyo byarabayeho ubwo bwashize abantu benshi basakuzaga ndetse Bamporiki nawe ubwe akabivugaho wagira ururimi ruryoshye bakavuga ko ngazi gucinya inkoro iryo jambo menya ritaramuguye neza cyangwa atararyakiriye neza kuko nabibonye ku gitangazamakuru kimwe ari kubivugaho rero reka twitse oya ukiraho reka nkubwire ndi umwarimu nigishije igihe kirekire cyane muri kaminuza imyaka myinshi irenze hafi 35 za kaminuza zitandukanye harimo no kwigisha itangazamakuru n'ubundi muri board y'abanyamakuru iyo ibyo bintu byo gucinya inkoro hari umwana wigeze no kubimubaza nanjye mpari muri iyo noziyo aravuga ngo ko ncinya inkoro yanjye iyawe ibabarite ariko ntabwo umushubishe ibyo nyine nuko ubu hari ibyo bita rhetorique ni l'art de savoir s'exprimer nuvuga ngo kumenya uburyo usubiza abantu hari abantu bita intyoza ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga abantu bazi kuvuga neza bakamenya gushyiramo ibintu neza ariko bitavuga ko bavuga neza no ariko baravuga mu buryo bwiza ariko ibyo bavuga si ngombwa ko bari byiza nubwo abishyiramo mu buryo nyine akavuga ashyiramo ikoco akavuga bivuga kuko mu buryo busa n'ubugororotse ariko ibyo avuga bikomeye ntabwo rero gucinya inkoro ni ukuvuga ngo ni uguhakwa no guhakirizwa guhakwa ngo ntawe wagira umuhaka umva none se ntujya wumva abantu bitwa bambatswe n'umugabo wakaje guhakwa hari n'imodoka ariko zijya ubu ngubu sibyo nakubwiraga ubu perezida mpatse se ujya kwanga nawe umpatse nuko guhakwa nkawe burya rero burya umuntu agira n'uwahakwaho gacwawe none baravuga ati burya ambere mu cyane ariko ndiwe da n'ibyo wa mwana we ariko wenda tugarutse ku byo twavugaga nuko koko ubundi ugiye wishinga imvugo z'abantu burya n'abantu b'abahanga cyane bavugira izo mvugo barizikoresha neza bakavuga kugira ngo berekane ko ari beza ariko mu by'ukuri atari beza cyane burya n'ibitabo bitagatifu biravuga ngo n'abantu b'abahanga yewe neza aravuga ati n'abandi benshi bazi kuvuga neza yarababwiraga ati mujye intumwa nuko numvise nanone hari abita intumwa ngo za apotre ukareba apotre uvuga ibintu nk'ibi ibigambo arabihuragura ariko se uyu we nawe kandi ubundi apotre ariko abo bapotre ba kera twari tuzi yarakubwira ati jyewe ndi umuntu mujye mwumva ibyo mvuga ariko ntimukareba ibyo nkora kuko ndi umuntu nkora amanyanga menshi nkora ibi byinshi njye mujya mugenda gusa ku byo mbabwira mugerageze namwe muvuge mukore neza kuko imvugo ntabwo ariyo ngiro bajya babivuga rero mu nkotanyi byanda zikunda inkotanyi burya ikintu cyiza mu buzima cyakabaye imvugo ibaye ingiro ariko se ni bande babaho muri ubwo buryo aho imvugo yabo iba ingiro yabo ntabwo ni bake cyane ni bake n'abo batarafatwa baba batarafatwa iminsi yabo ibaze ariko ni bake cyane ariko babaho ntabwo nitanzeho urugero kuko sindi umutagatifu ariko mu bintu nigeze niga kurwana nabyo ntabwo singafatirwe mu cyuho njya ruswa cyangwa singafatire mu cyuho niba cyangwa mu cyuho nsambana cyangwa ngira gutya nkagerageza aho bishoboka
ahubwo nakumva bingomereye ngashaka ubundi buryo ntumbaze ngo se nk'ubuye kubwo nakoresha ntabwo ariko bari bakoresha ntagiye numvaga ibintu bindemereye nkwisekereze rwose n'abadukurikiye genda nkiyamagana nk'abari abaturage nkumva ibintu bimwe birandenze bibaye byinshi ndashaka gufata ya ruswa cyangwa ya ndonke cyangwa nk'iki niko nabigenzaga nkavuga ntoya odiyabure nuko ngo genda shitani cyangwa genda satani nkegera nk'ahantu nkifatira nka kabyeri ka sikoro nkinywera cyangwa nkasoma cyangwa ntasoma ka sikoro nkasoma ibitabo numva ndanabyandika nzi gusoma rero ku buryo bubiri ubwa sikoro ndabusoma rwose nkamenya no gusoma ibitabo hari n'ubwa ibyo byo ntabyo mberuka ngira umusore nabyo no gusoma nabyo ntabwo mberuka ariko ubundi mu by'ukuri abantu bagombye gukora ku buryo barwana ku bugabo bwabo bakarwana ku mitekerezo yabo bakamenya kwinesha kwihagararaho ukamenya utahangaha barantega bajya banabivuga bajyaga babwira ngo uriya mugabo ngo yasimbutse nawe akabivuga ubundi bwashize niba ari muri kongere yavuga ati bamwe muri twebwe tureka akazi kacu ahubwo tukarwana no gutega imitego bagenzi bacu nangiye kubaza tese ubu ngubu ntiyaba ari umutego nanone nk'uko abantu benshi nagiye mbona babigaruka ariko se ubundi inyamaswa batega ikagwa mu mutego niyo itazi ko imitego ihari ntabwo ibibizi ariko si wowe umuntu nyine nkawe nyine maze no kubyisobanura ko bibaho urabizi nyine urabizi warabimenye ntabwo uri umwana niba uri n'umwana uri umwana wireze uzi uko bigenda uzi ko iyo mitego ihari none uzi n'uko bayizi none kuki ahubwo kaza niba kaza imitego nawe ukaze imbaraga n'ubumenyi no kuyirinda none we barakaza imitego wowe ukirekura ukarinda uyigwamo hama wumve niko abagabo bavuga kandi burya umugabo rero nkubwire nk'umugabo burya nyamugabo abantu ni ukugwa mu mutego none ukamenya ngo natezwe ndafashwe ugatakamba ngo bakuvane muri uwo mutego ariko ugomba no kubyirengera yes ibyo wakoze umugabo nagikoze hama wumve kirajyana n'iki cyacyo ariko nkuko unyibukije umwana ejo bundi avuga ngo inkotanyi zaramuteze ngo ziramuhamije ngo na nyina yari yarabimuhanuriye icyo kintu narakibonye uyu musore ndamubwira niko kijyana kuki muvanga ibintu bitavangika hari ibintu bitavangika rwose amazi ushobora kuyavanga n'ifu ukaryamo umutsima ariko hari ibintu utavanga ngo bivangike ntabwo ushobora kuvuga ngo inkotanyi zateze uriya mugabo nanjye narabyumvise ubu se ko bafite ubushobozi bwo kumukuraho barinda bamutega kugira bigende bite oya bamutega se wowe ariko ikibazo ni icyo gikomeye zarakugabiye zaraguhaye urazisingiza hari n'ibyo nawe udasingiza umutware none zaba zifite inyungu zo kugutega ese zigutegera iki ntabwo byashoboka rero nta nubwo inkotanyi zitega nerega inkotanyi zirakomeye izo nzi hano ngenda nkura nsaza wenda hari izo namenyera neza simperutse no muri kongere ariko hari undi ujyayo kambwira uko byagenda cyangwa nkabaza n'abandi bose kuko ndacyafitemo inshuti n'abavandimwe n'abagenzi ntabwo nta n'imwe ibaho yatuma inkotanyi cyangwa avuga FPR inkotanyi itega umuntu uwo ari we wese niyo yamutega ntabwo yamutega umutego wo kurya ruswa ariko banaguteze ubundi wagombye no kuba uzizi neza bihagije ko nawe uba uriyo ukavuga uti dore ko ariko hari ibintu ugenda umva rwose nk'uyu muntu iyo agiye kuvuga ikintu nk'icyo ndamureba nkibaza ariko abantu bakoresha ubwenge cyangwa babucuranye wowe niba uri umusinzi wagombye kumenya uko abasinzi bakora niba uri mekanisiye ukamenya uko abamekanisiye bakora niba uri umunyamakuru ukamenya uko abanyamakuru bakora nicyo gituma njya abwira n'abantu bano bakaza muri ibi byombo byanyu ibi ngibi muri media mad men hari abantu baba mad men bagasara kubera media hari n'abantu media zisarisha ahubwo zikabagira abantu
bakabagira abasazi uno munsi abana baraguhamagaye n'abana b'abanyamakuru kuki utibaza utuye ni mwishywa wanjye amamagariye iki nkawe wa mwana wizanye hano sinigeze ngutumira kuki Maronga ntatekereza ngo ariko uyu mwana aje no gukora iki azanywe n'ibiki azanywe nande ubundi yes ujute uje iwanjye nari niryamye nisomera igitabo ngo abana baragushaka nabandi se ntabo nzi nta bene Samusoni barimo nta bene Karira nta buzukuru barindiro barimo hano ese cha wabura umwana gitorishaho byibura ngo nkubwo ariko uraje nanjye ndaje no munsi uti ndakubaza ibi nibi nanjye ndaje ndakubwiye ejo uragarutse ejo bundi uragarutse kuki uti nta kubaza ariko urashaka iki ese niba ndebye kuganira nawe kuki jewe ntatekereza impamvu uramemba sha hari n'ibyari wigeze ungurira ariko jewe kubera ko ndi mwarimu ntabikubwiye ndanishongora cyane ama university professor for the last I don't know how many years over 35 years uva n'icyongereza mvuga sha ntabwo noroshye ba ungukize mu gafaransa nzaje ururimi rumwe ku buryo nzarumenya neza ni agafaransa ngukire mu Giswahili agafaransa ahubwo ngukire mu Giswahili zatinyana ngukire mu Gifaransa c'est pas le meilleur des imbéciles moi alors tu te crois pour qui je n'ai urumvuka nkabanze ngo abana baje kwiganirira na professor ariko rero ukamenya ngo izi media ziri bungira umusazi ujya kwigemurira uzi icyo bashaka bamwe abana barashaka kwiyuzuriza YouTube abafana babo abandi bana bari mu kazi kabo kuko journalisme ni mikoro abandi bari wowe wagombye kumenya aho umutego wawe uri hehe nkanjye maze kutantega burya hari abantu bajya baseka ngo abantu ngo babimye amakuru nuko ayo makuru rimwe na rimwe ushaka ntabwo ari ugomba kuyaguha babyita gushyanuka niba ushyanuka rero ukabona imitego ahiri ukabuzi ko abantu bagutega ukabuzi ko abantu bakugendaho ongera kaza urinzi baba kabisa baza burya yaza kumbaza ati professor izi nkotanyi ko wabanye nazo ko nawe uriyo kuva imyaka irenze 30 kuko inkotanyi twatangiye muri 88 ubashize imyaka 32 wowe icyo gihe wari utaravuka uriya mugabo we yari afite imyaka nk'ingahe nk'itanu 6 kuki utabaza uti inkotanyi zikora zite nari kumubwira iki se bundi ni yari amaze kuzijyamo ni yari abizi ahubwo umugabo ati baje agahegamwa ubimenya wumve uko zikora ariko rero nta nkotanyi yigeze umutega ntabwo mvugira inkotanyi nta nkotanyi cyangwa system y'inkotanyi yatega umuntu ngo zigutege ruswa se kubera iki nta n'imitego zigira imeze gutyo ibyo rwose ndabikubwira ntabwo rero ibyo ngibyo umuntu bitekereza gutyo nawe niba ariko abitekereza n'abavuga ko nyine yari yaramuhanuriye izo mpanuro n'izo ndagu n'ubwo buhanuzi ni fake aho buhuriye namba nta n'uwagombye kubitindaho kereka afite ikibazo cye cya hano ko ntaho bihuriye ahubwo waguhaye akazi yarakaguhaye kubera nako bamubwiye bati cyangwa se byagenze byatatu uyu muntu yavamo muzima unajyayo urabyina urataraka urubano bitwaga barwa gataraka kera umutwara arishimba aranezerwa aragupima gushyira hari yabona koko yabona urakora neza biragenda umwaka wa mbere wa kabiri utangira kwishima reka ngo setse mwa kera hashize nk'imyaka 35 ari umugore w'umuzanzibari wigeze kwitandaraza ntukubona ikanzu yanjye noneho yari yambaye agakariso gatukura twara abanyeshuri muri university aza gutanga igipara abantu ntibantera amabuye ntisekerezaga gusa ariko kabayeho noneho abanyeshuri n'abanyeshuri nyine n'abana bamwe bakajya barunguruka iriya noneho yari yatandaraje gutandaraza urabizi sho bakarungurukayo noneho abanyeshuri bagaseka uko baseka nawe akagira ngo baramusingiza agakomeza atandaraza cyane kuba abashenzi n'abashaje noneho umwe aza kuvamo umukobwa aragenda aramwongorera aterega nyakugira Imana ati reba neza ibintu hasi wawe dore reka ati bumba nyiramabumba arakantu twajya turimo ngo nyiramabumba ubukwe buraje arabumba ariko ibintu rero ibyo abantu basekaga abona ntibongeye guseka ntabwo byo basekaga hari ibyo wababwiraga oya
bisekeraga ibyo bireberaga. Hari abantu rero baseka ibyo bareba ukagira ngo wowe baraseka ibyo uvuga. Ntabwo ari ibyo. Abantu rero bagomba kwitonda cyane cyane iyo bageze mu myanya y'ubuyobozi, kuko umwanya w'ubuyobozi bwawo ni umutego, ariko utari uw'inkotanyi, ni umutego w'ubuzima. Ugomba kumenya aho usimbuka, ugomba kumenya uko utegura, nawe ugakomeza, kuko barahari. Nta mubyara wawe ubusanzemo, nta se ubusanzemo, nta nyoko ubusanzemo. Ese wabaye akazi ageramo babyara bangahe? Niko ja Rube, numbaze ngo uvuga ninde uwamuhaye akazi azabaze afitemo babyara bangahe. Wese ko yamenye kuki yo yajya kuri wowe n'igikuru yateguye byinshi cyane. Ureba baranamuteze myinshi cyane, imitego nyamitego, ureka ibyo wivugisha. Nka perezida Imitego yategura Bamuteze, ye icecekere wa mwana we, akajya no mu mahanga agasimbuka imitego y'abazungu, agasimbuka imitego y'abahindi, y'abarabu, y'abagandi, y'abarundi, y'abanyarwanda, yose akayisimbuka. Wowe unaniwe gusimbuka umutego wa mugenzi wawe gusa, kudufaranga tungana gutya. Narayumvise, ntabwo ndayavuga kubera ataratangazwa, ariko numvise ari make ngeranyije nuko yatangaje ko afite miliyari. Reka kubwire reka niyo miliyari, reka kubwira Rube, uri umwana, ariko reka nkubwire, ubundi ikibazo nta nubwo ari amafaranga, umubare wayo. Reka nifateho urugero. Ubona aba bagabo bari hano turi kumwana, cyangwa rwose nkubwize ukuri, ubu nagusinyira sheki, wagenda bakubwira bagufata rwose, bateye amafaranga ntariho, nta mafaranga mfite kuri sheki rwose. Ngurisha ibitabo, igitabo kimwe kigurisha amafaranga 5,000. Hakaba ubwo ngurisha nk'ibitabo 10, nkakuramo 50. 50 iyo maze kuyabona, icyo ni cyambere ntekereza, ngo ndanywera ngahe, ndacyura ngahe, aya ndayakoresha iki, nkaba nabipanze neza. Ariko kuvuga ngo miliyoni ngo niyo iri bume umunezero wanjye uva mu kona management of the money, uko gérer l'argent, wayapanze gutyo, nicyo kikunezeza. No kwibaza ngo wazanye 300, iyo nkuru nanjye narayumvise, ndabona sinanabyemera, njye nakubeshye ndi umuntu nk'abandi. Ntabwo ndumva kugeza kuri uyu munota ukuntu wazana amafaranga 300 mu gihe kitajya. Noneho wayarangura iki? Tuni muri birejo bundi. Wende igihe jewe niga ndi umwana, 300 yari amafaranga menshi cyane. Ariko ubu ngubu kumbwira ngo 300 ngwejo bundi y'amafaranga miliyoni imwe n'amafaranga make cyane. None ngo 300 uzayabyaze miliyoni, uyabyaze miliyoni 10, uyabyaze miliyoni 100, uyabyaze miliyoni 200, uyabyaze miliyoni 500, miliyari ni miliyoni 1000 wajya kuyabyara. Ariko ubwo nina gukora n'akazi kabandi, kereka niba yari na minisitiri ariko ari n'umucuruzi ukomeye cyane, which is nabyo byaba ari dangerous. Ahubwo wa mutego waba ari uwo shaho, dore mutego wabura aho ngaho. Ibi byiriya miliyari ntago wowe bikurura ngo ubifatishe. Ntabwo ndakubwira iyi nzu ndirayibonye, kabwira uzura, ariko ni nziza, ni nini, ariko ni inzu nakoreye n'umugore wanjye hashize imyaka kuva nagera mu Rwanda. Nutwo naje nitwaje, ngomba ngenda buke kugira ngo igera, kandi ubona iyi yarananiye. Iyi rero nta na kimwe cya 10% ya miliyari irimo, bari hafi aho ngaho. Ariko reba none kugira ngo mbwire miliyari, kandi urumva nabaye professor my friend, ndandika ibitabo. Nta nubwo ndumukenesha, data yarafite amasambu rwose, yitwaga yari umutambyi ukomeye. Nkajya no muri za mission ngiye gutanga ibiganiro za Germany za hehe, ariko reba yarananiye. Wera kumbwira ngo ufite miliyari, ufite nibindi, icyambere cyo uratuma n'abantu n'ubundi mutego ahubwo. Nanone sinakubwiye umutego wa mbere, nabyo abantu bavuga ko ari inkomoko ahubwo yabiriya byose. Nawe ni umutego, nawe nari inkomoko yabiriya byose byabaye. Ntabwo ari inkomoko, nakubwiye bya mbere. Ibyo ngibyo ni wagiye mu bucuruzi cyambere cyo, uri umuyobozi nk'uriya, ukinshora no mu bucuruzi, umenye ko wari
mutego wa mbere ukomeye kuko mu bucuruzi harimo imitego myinshi koko none ugeze no kuri miliyari rero abacuruza mu Rwanda hano sinzi ngo abacuruzi bangana bate ariko abacuruzi bacuruza miliyari bageze kuri miliyari abo nabo bari mu mitego ikomeye cyane n'ubujya wumva ngo babafite muri ibi nibi ko iyo miliyari n'amafaranga menshi cyane nayo rero ni wundi mutego wa kabiri ku buryo ushobora no kwigezaho waciye mu bintu byinshi bidasobanutse niyo mpamvu nkeka bakugenza reka iyo ni imitego ikomeye reka ahubwo nkubwire n'undi mutego nawe utazi abantu batavuga njyewe namubonye abyina ugiye kuvuga wa mukobwa muhinka se reka namwe muba mubizi nuko muri ba mwarimu nyine nkanjye ariko reka mbabwiye genda mwarimu mukuru namubonye umukobwa ni umusore nk'abandi nta nubwo rwose byari n'igitangaza ni nka wa musore wundi nawe wiriraga niba ari utunyogwe niba ari iki niko bavuga cyangwa se ariko bacuruza perezida we yavuze ngo bacuruza ubwiza bw'abantu reka two kujya muri ibyo ngibyo ariko uriya we ni umusore mugenzi we ni inkumi nziza naranayibonye nanjye nubwo nshaje amaso aracyari mazima ndareba ubuzobe bw'icyiza n'ikibi ya nkumi yitwa Alia ni umukinnyi w'amafilimi uriya wahaye azi no gukina filime ahubwo nibyo se shana umuhanga di uzi ko buriya muri ibyo bita retorike hari ahantu n'ubwenge gutya na gutyo uti ukaba ngo urabona ukuntu nuramye nubona wavuganira n'umugabo mwasekaga mwagira gutya cyangwa umuntu wari we wese ukabona avuga ati ujye umenya ko hari akandi gatego gakomeye aguteze uhagarare wibaza igituma bavuze ngo nuko ati nakumvuze ngo ubwo ni ukuvuga ngo icyo aho mwari mugeze hararyoshye ariko kuri wowe haranyerera muri psychology tubyita slippery flow tutari twajya kuri mukobwa nyemerera mbabaza ikibazo kimwe ndakubabiriye rwose hari Bamporiki ari mu rugo warabonye yaratwitinze kuri Twitter asaba imbabazi amubwira ko no guhanwa abari ngombwa muri Twitter yasubijwe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame hari ari mu rugo niki agomba kwitondera mu gihe wenda bino byaha bitari byakorerwa ubugenza cyangwa bamenye nimba ari byabe yajyanwa muri gereza cyangwa se yabe yabarirwa ariko mu gihe ari no mu rugo muri no minsi nicyo agomba kwitondera icyo agomba kwitondera nicyo yagombye kuba yaritondeye kuva kare kuva mbere naguhaye urugero rworoshye buri gihe nitangaho urugero ushobora kuvuga uti jyewe inyoteranyije buri gihe nkora icyo mvuze cyose nganisha kunyota kuko umuntu wese reka mbe niganira n'abariya abagabo twibera hariya mu kabari cyangwa dukora ibintu n'ibi ngibi cyangwa mu rusengero cyangwa ahandi ariko jya wabipanze uzi ko ugiye mu rusengero ikikujyanyeyo ugiye kujya mu kabari kwigira gutya uzi ko ugiye mu kibuga cy'umupira gukora gutya ugeze ku isoko uzi icyo ugiye kugura iyo uri mu rugo rero ni kimwe n'iyo uri mu kazi ushinzwe ari byo naguhaga urugero nuvuga ngo jyewe ngiye kwitaba mu muntu runaka ariko ukaba uzi ko uwo muntu ashobora kubera ko uri runaka na runaka kugutega ikintu icyo ari cyo cyose ukamenya uko ukifatamo ko kugutega si umutego iyi ngiyi ngushibukana imitego y'urukwavu kera nari nzi gutega inkware umenya zitakibaho cyangwa nuko nabaye umukire bijya ngo abakire ntituraba jye nakize hano ariko ndakubwiza ukuri gutega inkware gutega umuntu si nko gutega inkware none ukavuga utaha ahantu kuko nahariye iwe naho hari imitego naho yakoraga hari imitego ubuzima bw'umuntu ni imitego gusa cyane ugomba kugenda umenya uko uyitegura hakaba iyo utari buce iruhande wabimenye ariko ukabyitondera ni ukuvuga ni nk'ibyo nakubwiraga ubu jyewe nkawe ushobora kumbera umutego ariko ni umutego nashyize mu rugo iwanjye nananirwa nte kuwutegura uyu mwana cyangwa uyu mugenga uje iwanjye nagombye no kukubaza ariko uragenzwa n'iki nkanagusaka
yego nshatse nagusoka wari ubizi ubu ushaka ahubwo mbenya nanjye naguye mu mutego sho ndahamagara bari abahungu mumfatira uyu musore yashakaga iki ariko jewe nzi ko uwo mutego waba unteze ntabwo wamfata nta nubwo nawugwamo kuko waba ari umutego wenda ko twaganiriye ibi ngibi ntaho bitaba ariko ntabwo wana mu mutego unyuranyije n'amahame nemera unyuranyije n'akazi nasabye unyuranyije n'inshingano unyuranyije n'imyizerere yanjye ni ukuvuga ngo no mu rugo iwawe mbivuge muri rusange no mu rugo iwe ni ukuvuga ngo turiho turareba ntabwo abantu baramureba nujya kumubaza ibyo bibazo n'inama namugira mfite kubaza urambaza nkandi urambariza iki njye nshatse sinanagusubiza njye gituma ubu niyo nishogora cyane nuko nzi ko rwose nta kintu na kimwe nta mpamvu n'imwe ihari arangwa nta n'impamvu yatuma hari ikintu cyatuma narwanirira iki n'iki 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 hariya rero ni ukuvuga ngo naha itonde ibintu uvuga ibintu ukora ibintu abagusura we ntabasura ibyo bakubwira byifatemo neza nicyo namubwira nta kindi hanyuma rero iriya nkawe n'uriya mukobwa urayita umutego ute wowe iriya y'uriya mukobwa ntabwo nyita umutego nakubwiye gusa kuba kumenya aho ugeze ni urugero naguhaga ntabwo nabyise umutego munini ariko erega umutego se ni iki ni ukumenya nyine ahanyerera n'ahatanyerera nakubwiye ko tubyita slippery floor muri psychology ni kumenya ahantu hanyerera none iyo wagerera hanyerera bari babona abagore burya ajya bivuga buri gihe abagore iyo yirya akegera gutya akambara n'udukweto tumeze kuriya kwa kundi tuba dusonguye iyo ageze ahantu buriya turiya twambara ageze mu hari igihe nigeze guseka cyane harimo n'abayobozi benshi cyane turiya twambara iyo ageze mu modoka azikuramo noneho yagera ahantu haryoshye abantu bamubona mu birori akagakubitamo ariko ageze mu mukokwe reba inyuma yanjye yahanyura sha ate iyo ugeze ahanyerera iyo bibaye ngombwa urakwetura nibyo rero nibyo nakubwiraga iyo uriya mukobwa cyangwa undi muntu uwo ari we wese akubwiye ngo twebwe twigisha abanyeshuri bacu cyangwa twigisha abanyeshuri bacu kubwo azanye icyo bita suspense ugisubira ngo cunga sana arashaka kumva iki ntabwo rero yari yamaze kugera ahantu bita mu ndirivana ni akajuru gatoya uba watangiye kugira kandi naho bagutegera n'ubundi none wenda naho byakwita umutego kuko yabonye waryoshye uti iyo rero bakubwira ati bituhagarara ni kimwe nuko twaba turiho dusangira ukavuga uti ariko ye ngo ni ukuvuga ngo icyo gitandukanye n'ibindi ngo niyo twigisha twebwe hari ukuntu umanuka ikiganiro kereka nk'ubu twiganira gusa kuko nzi ko ntagusubiza ibyo umbajije ariko hari ikiganiro nateguye yewe uri mwarimu hari n'amagambo yabyo uramubwira uti fasitire cyangwa uti mu gutangira ukama urayirangije nkurikijeho secondly thirdly hari amagambo yitwa za furthermore moreover uti nongeyeho akinyongera wavuga uti mu kurangiza burya niyo wigisha uri mu rusengero uri umupasitoro mwiza cyangwa se utari uraposto mwiza bamwe nabo birirwa babeshya hamwe nabo batangiye kusana inyoberwa n'ibyo bavuga rimwe na rimwe kandi uti bakristo rero mu kurangiza n'uwari usinziriyeho gato yahita akango kavuga ati yeye ati tugiye kurangiza ukareba ariko igihe utarageraho ubaje bavuga uti noneho bigezaho urumva bigezaho hari ikigiye gukurikira yavuga ati
uti bamwita idebe ubwo yatangiye kugira atereka idebe ryawe agahita abyina nyine kuko icyo yashakaga kumenya arakimenye yakimenye ko uri idebe rye inkari yayiguhaye ahasigaye aribyinira gusa ako gafilime ndakareba ngaseka kuko umwana w'umukobwa afite n'ikimero n'ukuntu abyina neza ntabwo nabishobora ariko nyine kuko yaranezerewe n'abantu bose barabibona kubera ko yaramaze kugera ku cyo yashakaga kumenya uko umuntu aba idebe bakamubyinira kandi bwari ubwa mbere cyangwa se wenda ubwo simbizi yarabikoze ariko yarabibonye noneho agabiye abonye idebe none idebe rye riramubyiniye kuko ati burya rero none guhaka ni byiza no kugira kubyinira ni byiza no kugira idebe ni byiza nta kuntu utabibyinira nanjye waba idebe ryanjye ariko njye ntabwo byaba idebe ntibyashoboka ariko ndi umukobwa cyangwa ndi umugore mwiza cyangwa nka kuriya nkabona idebe ryanjye ahubwo rikomeye nka ririya ubwo icyo gihe nanjye nabyina ninde utabyina se uzabwe Alia guhinga njye ndi umugabo nayo nta nubwo nafata inka ya buri wese cyarakanda kakoma cyakora hari uwayimpa nkamubyinira inka ya Alia ntiwayifata aya buriya mwana akarakanda kakoma ujye cyakora nkafandikagamo amayi inka ahubwo nararambyina bugacya cyangwa undi muntu uwo ari we wese ariko mvuga ntinzajya namwirahira erega burya nuko muri abana mutabizi buriya tugarutse kuri ibyo turiganirira bisanzwe wari uzi ko mu kinyarwanda umuco w'ikinyarwanda nawe ugeze kure ibintu byinshi byawinjiyemo data yitwaga karira isa kitwa rindiro isekuru akitwa rubasha muheto ubundi maronga wa karera ka rindiro rya rubasha muheto urebye abantu inka z'iwacu zitwaga imizi baraziriye zirashira zose ubu nta n'inka n'imwe ngira ariko amata ndayanywa kuko ndakize hari ukundi kuntu nk'amata utoroye abantu birahiraga Samusoni barindiro abisamaga rindiro abirahira nuba abana babo babasaza bari utusaza turiyongiye akubwira yitwa niyasa akubwira ati karera y'amayi yaguhaga inka kuko warayirahiraga ukazarinda usaza ukirahira inka imwe ni ishema rero kugira umuntu uguha inka ni ibintu byiza kugira umuntu uguha inka ariko itari umutego iyo yabaye umutego ntabwo ubundi nka nishibuka ariko umutego nyine urashibuka ariko buriya yakoze amakosa kubwira abantu ko yagize miliyari kuri konti cyangwa imitungo afite sinzi ko nabyita miliyari bambaye nabyita amakosa ariko nabirebera mu buryo butatu icya mbere urabwira nde icya kabiri kubera iki wayi ugamije iki icya gatatu urabivuga ryari icya kane hehe ubwiye bariya abana bariho bubaka hariya ahembwa 2,000 akanyweramo akariramo 500 akaguramo n'agasegereti agataha asigaranye 1,000 kuva mu gitondo kugera nimugoroba ntako atagize wowe ukaza ukamubwira ngo ufite miliyari uyitwaye gutya ukabimubwira ntabwo nzi ngo ni abantu bangahe byashimisha nanjye ndacyabyibazaho ariko ntakigusubiza icyo nakikubwira ntabwo ari benshi ubibwiye abantu b'abarimu barimo Profesa Maronga umaze imyaka irenze 35 wigisha nkorera iki gihugu nkorera mu mahanga nk'ubu ndakubwiza ukuri maze imyaka hafi 20 nkorera ubuntu nkora poromosiyo y'igiswahili kubera ko gusa umugabo yigeze guseba yari umugabo mukuru cyane tukigira hano ananirwa gusubiza ikibazo cy'igiswahili cy'umudepite wo muri Tanzania bituma byishyiramo kuva icyo gihe ndavuga ngo nishyizemo inshingano yewe nk'inkotanyi noneho
yo kwigisha igiswahili ntangire muri presidence ya Republika kandi narabikoze ndakubwiza ukuri kabisa mbadoga karira karidiro binjyamo nkajya njyayo kuri radio na televiziyo inshuro 3 buri cyumweru byishyiramo n'ubu ndacyabikora ejo bundi twari dufite inama hari ya African Union umuryango wa Afrika nta mafaranga bigeze baduha abandi bavuye hanze babaye amafaranga twebwe bati mwebwe nyine yamaye ariko ukagenza make kuko jewe bikandyohera n'ubu ndabyandika ibitabo ntabwo nkazo igihugu cyose cy'u Rwanda bameya umwanya nkababwira uko mbitekereza muri management team meya wamberaga imfura yampaga amazi babwira mati muzana amazi ariko nk'abakoresha inama bakabyumva ntabwo nigeze na rimwe ncika intege kuko ni ikintu wumva kikuryoheye ugomba gukora habaho ubwitangiye haba n'ikintu wiyemeje gukora rero ni ukuvuga ngo ibintu byose mu buzima ujye ubijyamo ubizi uzi icyo ushaka uzi icyo ukora warumbajije niba ngo icyo washaka kumenya mu by'ukuri kwari kuvuga ngo niba hari iki nimba hari amakosa umushinja kubishyira hanze ntabwo amakosa baravuga ngo erreur humaine il de nature humaine de se tromper umuntu ashobora kwitrompa ariko ugomba kumenya inshingano zawe ukamenya aho zigarukira wanakora nikosa ukamenya ko biri uryirengera mugabo numenya kwirengera none se ukabyamera ukabyakira n'ingaruka zabyo zakira ukabyemera kuko ahubwo ububwa munyarwanda baravuga ngo umugabo mbwa aseka imbohe hari imbohe waseka hari n'imbohe utaseka ntabwo ari byo buri gihe hari imbohe abaswahili ngo yakugitakia ni ibibazo witeje wowe ubwawe ndaguha nk'ingero zirenze iz'uwo mugabo za politiki urabyutse mu gitondo ufite umutwe ukora muzima ufashe umuhoro n'umugore wawe utifata umuhoro nta kubajije ngo mugiye cyangwa arakubaje tugiye uti tugiye gutema bene Maronga tugiye gutema bene Kamarade ejo urongeye usubiyeyo muratashye mu gutera ibintu twakoze ntabwo byiza urabibonye by'abandi bakoze ntugeze mu rugo utari biriya bintu bariya bakoze reba uko byabagarutse reka natwe rwose tubireke ubwo ntabwo uwo nguwo bagufunze arizo mbohe cyangwa uboshywe ntabwo njye naguseka rwose nta mbabazi nakugirira kuko nuko ntiwumva ni nka bamwe baza muri ibi binyamakuru byanyu n'ibiki agahuragura ibigambo wumva bidafite shinge na rugero wumva bitagira umutwe n'ikibuno wumva ari agaterera nzamba urabizi neza ko ibigambo uri uvuga amagambo abari bajya bavuga ngo arahuragura ibigambo ariko urumva ko nta muntu biri bwubake ahubwo biriho birasenya ejo ukagira imana barakubwiye bati wenda barakubwiye ati ariko ntabwo hariya ukongera ugasubirayo ushobora gukosa mu magambo bibaho gukosa mu magambo bibaho twese nta muntu udakosa ntawe ariko ubundi niyo ukosheje abantu bareba ngo ariko yari afite umugambi wuhi umugambi w'indonke rero nk'uko bamwe babyita cyangwa umugambi wa ruswa wo gushaka kwerekana ya miliyari ariyo wari ubajije niba iyi miliyari uyibwira ese uragira ngo umwereke ko uyafite uri bumutwerere ese uragira ngo umwereke ko nakora cyane azayigeraho nk'uko wayigezeho byaba ari isomo ryiza niba ariyo nama umubwira ukamubwira uti jyewe kanaka wa runaka hari ukuntu wakora gutya ukabereka imishinga ubyara inyungu uti niwinjizamo gutya uzakugeza ndakuba nk'urugero nkanjye kukubwira nti jyewe ndabikubwira ni jyewe imishinga ashoboye rwose nzi nigiye nta muntu wabwira ngo ndakubwira ni ngwino hateye murareye mama we ninde ufite nk'aba tugahiga nabwira nti ngwino duhige mu kwandika ndakubwira ni ngwino niba wiyemera ngwino kabisa twicare yaratwandika naguhiga pe ariko ndakubwira ni wa mwana we niba uje hano ngo nkwigisha uko bandika ibitabo cyangwa uko bakora imishinga cyangwa uko bigisha ndanakubwira ndakwereka aho
ahangerera nakubwiraga igitabo uracyandika nk'urugero rw'igitabo wandika igitabo kikagufata nk'umwaka tuvuga umwaka umwe ucyandika wakirangiza ukagiha umuntu wundi ngo kurebere ko n'amakosa arimo ukazakijyana mu icapiro ubwo niwe kozi waguze impapuro ukazakivana mu icapiro mukazajya kugigurisha igitabo kimwe kigura 10,000 wowe wacyanditse wowe Maronga baguha 1,000 gusa kimwe kuko ibindi 9,000 bigenda muri ibyo by'amacapiro ibindi bikagera muri marketing ibindi bikagenda muri write-up n'ibindi nk'ibyo none nakubwira ntabwo uzakizwa n'igitabo ntabwo bishoboka ahubwo igitabo kizagufasha kumenyekana neza no guteza imbere umugambi wawe wifuza wo guteza abantu imbere ariko ntabwo bizagukiza mu rwego rwo kuguha amafaranga nkanjye n'ibyo mbwira ndakize rwose ariko kuri konti yanjye uyirebye warira abantu b'inshuti zanjye cyane bumva ngo professor mu makwe bakanumira cyane bamwe bazi ngo nzabatwerera kuko mva ngo professor hari nabambwira ngo ariko professor hari nabambona ngenda n'amaguru bamwe batari ko professor buriya ntabwo yarwaye hari se professor agenda n'amaguru gute hari nabanzanga muri iyi nzu ngo ariko professor ba mu nzu itagira amarangi itagira ibinibe hari ariko ikibazo ni iki ntabwo ikibazo ari uko ntari professor cyangwa ndi fake professor oya hari n'aba professor wenda ushobora no kungereranya nabo akagera na professor runaka ariko no kumuvuga ariko professor runaka ungeranya nawe wabonye afite inzu nini cyane n'amamodoka n'ibiki ntabwo ari uko ari professor ntabwo ari igitabo cyamwukijije nta nubwo ari ukwigisha byamukijije wenda rimwe nyine yafade nyine yaramurebye cyangwa perezida cyangwa undi muntu yaramurebye aramubwira ati ngwino nkwereke bamugira nka diregiteri yari professor bamugira nka diregiteri w'ikigo runaka bamuha iyo modoka bamuha na essence bamuha n'ibindi noneho abantu baranamukunda kuko ukize baraza bamwe batangira no kumugabira amasambu ye barayakugabira kurakize iyo umaze gukomera abantu babazi ko ukomeye nyine hari n'abaguha ukize baraza hari n'umunyarwanda yise umwana ati abana bakize nibyo ayo mazina ntukayange icyo ndayakunda ayo mazina abana bakize ukize baraza ariko nkagaruka ku rya mukuru wake nta munoza ukugera kose cyane uzaba noza tu nta munoza ugomba kumenya ko nta muzonaza rero ari nabo nyine nta unoza shahura abanoza se ubanoza ute ariko cyo nagarukagaho ni icyo cyo kuvuga ngo nkakwereka ko igitabo ntabwo kizakugeza mu mafaranga ariko bitabujije yuko wandika nanjye ndandika kabisa nkabitanga ariko kuvuga ngo ndabiguramo imodoka ndabiguramo isambu yo nta niyo nkeneye ntabwo ngihinga ubu narakize ikibanza cyo kubakamo n'aba bana banyu batagiye gukora ariko nkavuga ni byibura no kugikuramo ayo akamodoka keza ngo ugaha umwana w'umushoferi ajya gutwara ujye mu mako y'abana n'abuzukuru n'imfura ujye mu kiriyo aha n'aha ntabwo ayo mafaranga uri professor yabona biroroshye no kuyabara by the way ushobora gufata nka uhembwa igitabo kimwe nabikubwiye ariko kugira ngo uzagurishe ibitabo ubone miliyoni nk'ubu mfite dictionnaire nziza cyane yitwa Tiriringwa igura 10,000 noneho kugira ngo uzabone miliyoni nuko wagurisha ibitabo byibura 1,000 kandi muri iyo miliyoni nubona miliyoni nubona iyo miliyoni nubona babe miliyoni ubonye miliyoni 10 wowe baraguha miliyoni imwe gusa ibindi ayandi yose aragenda muri abo ba pritazi ba makata ibintu nk'ibyo ngibyo miliyoni imwe rero nujya nawe ni yayindi uzabona kandi kugira mu gihugu nk'u Rwanda uzabona ukuntu ahantu ugurisha ibitabo 10,000 kereka leta ikuguriye ni nk'ubu tujya tugira ibibazo tukavuga ngo rebu ni Rwanda Education Board ngo baritugurira ubu rebu ntabwo ikigura ibitabo reka da barabyapuruva gusa bakakubwira ati ni igitabo cyiza turacyemeye bakagusinyiraho bagasinya bakakubitaho kashe ukagenda unezererwa igitabo cyawe ngo uri umuhanga ngo wanditse neza ukagenda ukakijyana mu nzu zigurisha ibitabo ukamara umwaka ugurishije amakopi 5 ubwo se ayo mafaranga uzakura niho rero bamwe nabo batangira kubona bya bindi by'intonye abandi ugasanga nyine byaranze ari inkwera kasuruduwiri cyangwa se akagwa ariko jewe no gusa nanone biterwa n'ibintu byinshi ariko umwe akavamo hano
yari profesa none abaye ambasaderi cyangwa se abaye perezida w'ikigo runaka cyangwa amatora cyangwa w'ikindi ni urugero mfate hatagira rubanda rugira yabo niyo yabyo ndabazi none ukabona ngo yarakize ukagera ngo none ukavuga ngo kukisa uyu profesa agendera muri parado ngo uyu nguyu agendera ku igare ntako abatagize ahubwo nuko hari igihe ahubwo wasanga nta n'ibyo bitaba ataranabyanditse ariko icyo mvuga ni ijambo rimwe ryoroshye kugira ngo byumvikane neza ni uko akazi kawe kose ugomba kumenya imitego irimo ukamenya iyo utegura ukamenya iyo ukwepa byaba na ngombwa ugasubira inyuma kubera ikizo utasubira inyuma jya wambwira ngo rimwe ari n'abicwa no kutaba inkotanyi rwose burya iyo uri inkotanyi cyangwa iyo uri umusirikare hari akantu umenya wiga ukiri mutoya ukinjira barakubwira bati aduye ari hariya hepfo ugize imana ukamenya aho ari tayari nta uba wamumennye rwose kuko umaze kumenya aho aduye ari isubira inyuma cyangwa muzunguruke cyangwa se mutega igico nyine umumene kuko wamaze kuhamenya wowe rero wagiye wabonye uko abandi ibi bintu byatangiye kuva kera abantu kumva ngo bafashwe bariye ruswa babafashe bagira gute ariko ahubwo abandi bakumva ko ngo bakomeye kubera ngo kuvuga neza ukumva ngo zagenda ukomeze uvuga neza na Bibiliya irakubwira ngo witwaga Nebukadinezari aho ngo you should know how to count your days kuko your days are numbered ngo jya umenya kubara iminsi yawe numara kumenya iminsi yawe ujye umenya kwibaze niho abaswe ngo sikuza mwizini ya 40 wewe ibyo bigera ku minsi 10 shaho urakomeje umunsi wa 40 ntabwo uzabusimbuka nibyo ngibyo ntabwo ariho rero wagombye no gusaba imbabazi oya ahubwo wahita usubira inyuma ugatangira iyindi nzira niko ifura zibaho ifura ntabwo ari abatagatifu nanjye ubikubwira gutyo mfite amakosa yanjye hano na hariya ariko rero ntabwo nakora amakosa jyewe nishoyemo nkandagira mu kizenga nyita iki ugakora mu nyanja uyita ikiziba kandi ubibona abantu barakubereye urugero none naragize ujye no kuyarata kuko hari akantu ntakubwiye tutigeze dutekereza n'abantu badatekereza wowe uri umugabo usanzwe tuvuge utekereza iki abantu barakuzungurutse nari maze kubivugaho barakennye bamwe baburaye namwe b'abanyamakuru ndabayobewe se abanyamakuru ndabayobewe yewe natwe nta mafaranga atadufite kandi kuko ngo nsengerere nyine none ndabayobewe natwe akabivuga tutari twahembwa wowe abanyamakuru urabwira abanyamakuru bareze igihumbi muri abo banyamakuru nabo nubwo wumva yego nyine nabo harimo ifura natwe nta mafaranga tuba twifitiye akavuga gutyo n'abandi bantu benshi bakennye bakabyumva ukundi gutya nyine ibintu nk'ibyo ariko Albert wowe umbabarire cyangwa niba dukurikiye bambabarire ndakomeza nkwita umwana kuko uri umwana cyane ariko kuki abanyarwanda ntitwiyizi turiyizi uzi ijambo bita kwishongora nijye urizanye bisanzwe umuntu iyo akubwiye ati ndi umutunzi ndarakize ubwira umuntu waburaye wibaza ko ari bangaye babyishimira ni bake kwijana ni bake jewe njya nibwira abantu nti abakire ntituri abantu ariko mbabigira mu rwenya rwinshi ngira ngo abantu nisekereze ariko niyo nkarenzaho naho ngaho kubera ko mbaze ko nabivuze nikinira ko n'imvugo y'abana bari mu mihanda bikinira jewe ndazunguruka ngaca inyuma sinjya kubyina imbere y'abantu bamfotora bereka ko nakize ahubwo nagenda nkafata babakene umwe nkamuha reka ngusetse ntabwo ari ukwirata nukuri nta mafaranga agira nibyo bitabo nkubwira mbaho gusa kubera ko Uwiteka bishaka no kwigirira umugore ukora cyane aracyari mutoya nawe ntabwo ari
ari igitangaza cyane, aracyari mutoya murusha imyaka hafi 10, aracyari umusore, aracyari ufite akazi keza, kandi ayo kugaburira se umuntu nawe umugabo wawe ni igitangaza nawe cyane, oyo nawe yarakugaburiye cyane cyane. None ariko ukavuga uti nubwo nta mafaranga afite, nukuri ndagenda umugabo nk'abasuru ubona bagaramye hariya, musaba ubibona icyo utabona ni iki, uriya muha 500 namugurira n'akabyeri kamwe akanezerwa, ubu ngiye kwiyamamaza hano. Nuko nta matora yegereje mburebe uzaza nta muntu utantora, gusa nshobora nakuva na kera barantora gusa hari aho bigera ntibirenge kuri kaburimbo kubera impamvu nyinshi. Hanyuma probe mwarimu ureka ibyo zabiperereze nigeze kujya abana b'abanyamakuru bakansitsa kuko urumva itangazamakuru niryo mbamo igihe kinini cyane, nkaba n'inkotanyi. Ni mwarimu w'indimi nguko n'inkotanyi burya cyane, nkajya nabaye na chairman wa RPF inkotanyi igihe kinini, n'ibindi n'akandi kazi nagiye nkora. Noneho abantu bakaseka ko nukugira ngo wisekere, ariko nukuri abafaransa babyita la vérité dans le rire, ngo ukuri gushirira mu bitwenge. Noneho bakambwira nkava ku mudugudu rwose bakantora ndi uwa mbere, nk'abacamane bati noneho tugeze mu rwego rwo hejuru, nkajya mu kagari bakantora pe. Noneho bati noneho rero ubu hagiye gukurikiraho ku murenge inzego nyine. Noneho nkagenda byata aho bikaba bitangiye kugira ikibazo. Noneho nkasutsa abantu rero nkunda kwisekereza no kwiberaho neza. Bateze no kubera iki professor hariya ari nawe ku murenge umenya bijya gucamo. Ari bagenda rero ko bigiye kugera kuri kaburimbo. Iyo bigiye kugera kuri kaburimbo umenya bitari bumbire, reka ndekera ahagaha ndakomeza niberesho y'abandi wakagari cyangwa umudugudu cyangwa akagari. Umudugudu mana nawe urenzeho kare kereka tugera ino, ariko kuko iyo bigeze kuri kaburimbo ibintu bigera kuri kaburimbo umenya bitampira cyane, ariko ntabwo bituma ntabimfura ntamenya aho imitego iri, nta cyane cyatuma nandavura, nta kintu cyatuma njya gusaba imbabazi z'ibintu rwose wabonaga abantu bakugira inama, nta kintu cyatuma njya kwivuga imyato ya miliyari cyangwa y'ibi bintu nk'ibyo ngibyo. Navuga miliyari bakwivuga imyato y'ibitabo nakoze y'abantu nagiriye neza, y'inzu n'umukene nubakiye, y'ibintu nk'ibyo ngibyo, kuko mba nzi ko abanyarwanda nabo rubanda rugira yabo. Umugabo waririmbye indirimbo ntabwo ari umuginga. Njya nigira ahantu nkifuna kwihagira nkabwira abantu kuko bazi ko nkunda kuririmba, bati turirimbire professor. Ngira indirimbo nye nkunda cyane, iya mbere nivuga ngo amahoro ku giti cy'umuntu. Urayizi uyu mwana? Amahoro ku giti cy'umuntu. Iyo ndirimbo ndayikunda mu mibereho ye n'abandi, imibereho ye n'abandi, mu migirire wibangamira rubanda atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugiri. Iyo ndayikunda cyane. Ngakunda indirimbo y'abadive kuko nabatijwe mu madini menshi cyane, ariko y'abadive irandyohera ivuga ngo nshuti jya ugendera mu mucyo woye kurindagira, ntukarindagire muri iyi si, jya ugendera mu mucyo wirindagira. Ngakunda indirimbo y'inkotanyi naryo kuri jye ni nk'idini ivuga ngo hagera iririmba ngo FPR hari ahantu igera ngo waraniye kera kuzarurenge maboko yacu azakorera u Rwanda we. Jya ugendera ahantu uvuga uti amaboko yanjye nakorere u Rwanda, uharanire kururengera. Ibyo bindi byo kurya n'ibiki nuharanira amaboko yawe ko arengera u Rwanda uzabigera. Hanyuma rero hari akabaporoso nako nikundira
kavuga ngo yangiriye neza sinzamureka ndakaririmba umuntu wangiriye neza ahubwo bajye bangirira neza ariko nanjye sinzamureka bakugirire neza akaba gaturika nako ndangirizaho nako karasetsa karavuga ngo abazakorwa n'ikimwaro n'abaguhemukaho nta mpamvu urumva ukuntu bikomeye ngo hahirwa Nyagasani akavuga ngo abazakorwa n'ikimwaro n'abaguhemukaho nta mpamvu ngo uzakorwa n'ikimwaro nuhemuka nta mpamvu byo mu isi kandi bijya bitwigisha iby'ijuru byo mu ijuru bijya bitwigisha iki byo mu isi urajya guhemuka nta mpamvu ihari urajya hanyuma mwari yari yasabye imbabazi twarabibonye ariko perezida Paul Kagame avuga ko no guhanwa biba biri ngombwa urashyaka ko ari imbabazi zishobora kubamo cyangwa igihano n'ubundi ku cyawe igiti umva ko igihano kizabaho ubajije ikibazo gikomeye cyane kumbaza ikintu perezida Kagame Paul niba azamuha imbabazi cyangwa atazazimuha kuri jye ni ikibazo gikomeye cyane kuko icya mbere cyo sinzi uko atekereza nta logike nakoresha nubwo njya niyemera ko nzi gutekereza neza kandi nibyo rwose ndabizi naragenze ndabona afite experience nini cyane nabaye n'umujyanama mu bintu byinshi cyane ariko gutekereza icyo perezida Paul Kagame yakora kuri Bamporiki niba yamubabarira cyangwa atamubabarira ntabwo icyo nakigerageza kugisubiza kuko ajya no kumugira minisita ntabwo nigeze mbitekereza nta nubwo ndamenya ngo yagendeye ku iki kuko hari abantu benshi b'imfura nyinshi rwose abantu benshi cyane yewe nzi ariko sinzi rero ngo yaba yarashingiye kuki noneho ngo ariko niba icyatumye abumuha ni nacyo cyatuma abumwambura ni nacyo cyatuma abumusubiza ariko iyo bigeze mu cyaha aho niho nshingira ntabwo ndeba impamvu ntabwo ndeba imbabazi cyambere cyo sindi pasitoro ntabwo nasengera abantu ngo nibababarire waya cyangwa umunyamakuru ntabwo nagusengera mba ntambikiriye cyangwa ngo ucire urubanza cyangwa ngo gusengere ko mba nigize pasitoro cyangwa se ngo nigire umucamanza cyangwa umwavoka ariko iyo bigeze ku cyaha ndavuga ngo iki cyaha gihanwa nande ese gihanwa na perezida oya gihanwa n'itegeko yego mu bubasha afite perezida ndakeka itegeko rishobora kwimwa agaciro burya perezida afite ububasha bwo kubabarira umuntu uwo ari we wese ariko ubwo biza itegeko ryabanje kuguhana nuvuga ngo yes ntabwo ubu se nkagiye ambabarira iki jewe wambarira iki yambabarira iki itegeko ntabwo rimpana nta kirampana nta cyaha ndegwa nta ariko uko byagenda kose bazamubarira ko itegeko ryabanje kugira icyo rimuhanaho hamye ya cyambere cyo yarakemeye ubwo yakemeye rero ibyo bigera mu byo mategeko bita muri les conditions cyangwa se les considérations atténuantes ngo kubera ko yakemeye yagabanyije ubukana cyangwa se yatumye itegeko ryoroha rimworohereza noneho icyo gihe wahamwe buriya kugeza ubu ngubu ni umunyacyaha kuko ukihamya ategereje ko itegeko naryo rikimuhamya ubu ni umunyacyaha kuko arakihamya yego mu mategeko aracyari umwere mu mategeko kuri we ni umunyacyaha kuri we no kuri twe ntabwo ari kuri we no kuri rubanda ni umunyacyaha kuko yarabyemereye cyane nabitubwiye nacyo gituma tubivuga nta nubwo ari umunyacyaha gusa no kuwamuhaye akazi ni umunyacyaha kuko ntabwo yari kumwirukanira ubusa ariko itegeko ntiramuhamya icyaha itegeko rero niryo nirimuhamya icyaha noneho ibyaha biratandukana hari n'ubwo itegeko ryamuhamya icyaha ariko biti turagufunga umunsi umwe gusa none wari umaze
umunsi umwe usibye ko nkuko nakubwiye hariya ntabwo afunze buriya mu rugo mu rwego rw'ikitegero hamwe bakavuga bati cyangwa se tugufunze ariko senze ko icyo cyaha cyaterwa n'icyaha cyamuhamye icyo ari cyo ashobora kugenda akaburana cyangwa bavuka burya ni abahanga cyane bagasanga ko wenda hari izindi conditions ntazi jewe noneho bati turamufunga iminsi 2 ari n'iminsi buryo ufungwa ku buryo wakongera ugahabwa umwanya mu buyobozi kubera ko bitewe n'igihe kinini utamaze muri Nozari ibyo rero ni ibintu bigenwa n'amategeko ariko ngabati kuri ibyo bya president numva ntaho ahuriye nabyo kubera ko numva ko president ntaho ahuriye n'ibyo bintu byo kuvuga ngo ese n'umwere cyangwa se umwere wanabivuze jewe yatwita nayo nigeze mbona nayibonye ivuga ngo nawe bibonye Bamporiki yari kwemera nyine ko yakoze cyari kari gusaba imbabazi iyo ndabibyo nayo narabibonye president aratwitinze rero amusubiza yamubwiye ko no guhanwa baba ari ngombwa kuko ni gusaba imbabazi bibaye kenshi shako nako narinzi bwa reka rero gwereka shaka reka rero icyo rero nakivuga niba ariko bimeze je nabikubwira nka professor noneho kabisa magaze nushaka mbimubwire mve kuri indebe niba koko yarabimubwiye tumva amanyangu yakoze kenshi uzabye imbabazi kenshi nkakureba nkakwihorera nkaguhimba ubwo n'ubwo yamuhaye imbabazi nyinshi ubwo ntabwo yaciye urubanza ariko ubwo yamweretse uko ibintu bimeze ubwo ahubwo hari abantu bafasha burya n'ubucamanza hari abantu bafasha ubucamanza babyita nguki gufasha ubutabera korohereza ubwo nyine niba amanyanga yazwi ubwo ikindi ahubwo kigiye kumubaho niba na shebuja azi yuko yasabye imbabazi Bamporiki yaragize ati nyakubahwa umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yaramuhashitagenze narahemutse umutima wanze kumpa amahwemo bavandimwe inshuti zanjye namwe abankurikira kuri runo rubuga nakoze icyaha cyo kwakira indonke nkaba ntafite irindi jambo navuga usibye kubasaba mwese imbabazi ndatakambye perezida rero ngo uko yasubije twegerane kujya birebe ibyo ntabwo ndeba yicaje nacyo mbwira yaravuze uti ibyo uvuga wowe bifite ishingiro kutongera gukora ibisa nk'ibyo yakoze bibi bitari uguhora mu bibi ugahora usaba kubabarirwa ibya Bamporiki niko bimeze urumva ibyo birakomeye no kuvuga ngo we arabizi ko atari ubwazi hari n'abandi bameze gutyo umuntu wese yakora icyaha ariko no kukirinda birashoboka guhanwa nabyo birafasha nibyo no kuvuga rero ahubwo ubwo erega guhanwa gerekana ingende kuri ako kanyuma guhanwa nabyo birafasha naraye mbonye umwana nyohereza agafilime kuwitwa yitwa ndi wa wundi wajyaga yitwa ngo ni Sankara ngo ni Majoro Sankara Kaisiti Sankara uriya wavugiraga FRN yanyohereje agafilime avuga tumva noneho ubu ngubu ibya Rusesabagina n'ibyande ibyo ni mu bimaze ariko jewe nka Sankara tugiye nka Sankara byibura ubu ndarya nkari bambe ndarya ngasinzira ati yari yasugira ngo narasinziraga ati nabonye nabashiki banje nk'abareba bakansura rwose ubwo none surumva bidafasha koko nazetse nakubwira nakagaho ngo nubwo ari akaryagumbye mu Kinyarwanda nyine babyita kamaco y'inda kandi bazamubabarira kareka erega ntabwo wajya ugendera mu marangamutima gutyo ese ubundi waba uri perezida ki wowe cyangwa uri umucamanza ki uje wese kuryagomba ngo agewe ko atabivuze mbere ugenda ahubwo byo nyine naguhaye nyine narya ryame nyine muri prison nyine kubera ko ariko kuvuga ngo none ubu ndasinzira kahinera ubugine waca uginga kuko itagiye kuvuga gutyo kandi akavuga ngo bashikibiye nabo nagiriye nabi ndababona
yene ryama ubutuje ibintu bibanze bijye mu buryo ntabwo rero umuntu yapfa ahita biriya ni n'amaco y'inderega ariko ko rega naho bitangirira abantu bakaza bakigira inyoni nyinshi bakavuga neza kandi icyo bashaka bakizi ukagira ngo abandi bo ntibabona ntabwo riri ibyo ngibyo ubwabyo nawe icyo kibazo warumbajije wakisubiza icyo ni cyambere cya kabiri niba atari ubwa mbere nuko ngo arabizi ko ari inshuro nyinshi waba wogeze icyaha ukomeza umuntu wese uko akoze icyaha umubabarira uko akoze icyaha umubabarira icyo gihe ahubwo ubwo ubugira ngo natwe twageragezaga kuba imfura noneho twigiremo ngo twebwe ngo natwe nidukora ibi bazatubabarira ntabwo rero ibyo nta muntu wabikora usibye ko burya na benshi uvuga ngo ndabikora ngo byaba wishe babyita impunity ni icyaha ubwacyo kabisa ntukajye worora abanyabyaha ariko reka ngo sekete ntawe ntutse hari n'imigani y'abanyarwanda twagiye dusanga urabona ngo udakubita imbwa yorora imisega ariko jewe ndi umwene gitori abana atagera ugira ngo ni umugani no se kiriho umugani mu Kinyarwanda we yabugita gitori ngo yari imbwa ya Kigeri Mukobanya atagera umwene gitori ugira ati shamaro nawe usigaye kuko imigani yanjye biganisha ku mbwa yahigaga yashijanja udakubita imbwa yorora imisega ibintu nk'ibyo ariko koko noneho usibye urwenya rwa Maronga ntabwo umuntu yahora akora ibintu asubiramo ibindi noneho ngo naza yigire idebe cyangwa se yigire ikibindi cyangwa yigire igicuma cyangwa yigire igitebo noneho ngo ndakubabarira ibyo ntabwo bishoboka niko mbitekereza yego niko mbitekereza ariko umuntu wese cyane cyane umuyobozi uwo ari we wese cyane kuri uriya rwego aba afite kumubabarira ariko kumubabarira nawe ntabwo yaca kuri gahunda zisanzwe zikorwa no kuvuga ngo inzego zishinzwe z'amategeko zizabanza zireba amategeko itegeko ryishwe uko byagenze abaperereze uwarenganye nawe kuko iyo ujya kurya ruswa ukajya no kugera amafaranga menshi nkariya naho aba yavuye haba hari abandi benshi barenganiye ugomba no gutanga isomo rega rimwe na rimwe hari n'ubwo igihano gitanga isomo atari nka biriya byo witwa Sankara uvuga ngo noneho ngo ibintu bimeze neza ariko hari n'abantu benshi baba baharenganiye njye buri gihe ndeba bari abasore reba nka buriya reba jya ubareba nawe abana b'abasore bafite ibintu byose byangombwa nicara nkareba ukuntu bakora kuva mu gitondo akagera saa 11 agahembwa 2,000 akaremo 500 bane babwiye ngo baremo 500 ubwo ziganye 1,500 cyangwa abana byari 2,500 kwa 500 1,500 uyu muginga yibeshya akanywamo kabyeri kamwe biba birangiye ubwo urumva koko kucyo utibaza kundi ari buyakire yarageze akajya no kubivuga abantu we ngo iyo ubwo fasha umwe fata 10 noneho kandi abasore nuko birirwa bicaye hano bari bagiye baricaye hano niyandikira nisomera tekereza ko nari hakurya hari abandi tekereza nari hakurya noneho hari umwe gusa ukubwira ngo ufite miliyari kandi nayo utazi aho yavuye akagusobanura cyangwa se miliyoni ntabwo mvuga uyu mugabo watagira unyumva nabi gusa niyo wanyumva nabi unyumva uko mvuga kandi nanyiyenjejeho nawe oshe kera najyaga numva mvuze nabi azaze yo guca inyuma andebe mwereke uko intama zambarwa sha absolutely hari ahantu nanjye njya kuvuga ukuri noneho nkatinya abanyarwanda nibanga yaberura cyane ariko ukuri kuravugwa abanyarwanda bagomba yaberura ku muntu nzi witwa nga yaberura uramuzi ndamuzi kora hasha hepfo iwacu hari umugabo ndabizi ko radio na televiziyo mu Rwanda ahubwo igitabo uwampa ubushobozi ntagire ndeba bitwa banga yaberura kire kuri za media ni abantu bazi umuntu witwa nga yaberura azanyandikire kuri uyu murongo ntabwo ari bake kabisa twebwe rero tugomba kugeraho none tukajya twerura ibintu bimwe tukerura ahubwo ibyo
uriya we ahubwo byatagombaga kwerura nibyo yeruye nicyo kibazo. hanyuma tubifiraho rimwe reka dushishikariza abatwumva biri mu maboko yabo. Erega Albert nabizi ko televiziyo na radio bigera kure ntagira umuntu unyumva nabi, ariko umuntu wese yagombye kugira ubwenge buhagije bwo kumenya ibyo werura n'ibyo uterura. nawe undi rero mugenzi mwene wanyu yarabicuritse ibyo atari kwerura bijyanye n'iwabo no kuri ya marenga yari yaritsima nanjye menye ikinyarwanda ntacyo nanivugiraga igiswahili. ubu noneho narakimenye ibyo atagombaga kuvuga, ibyo batavuga kuri ba nyina nibyo yashyize hanze. noneho ibyo yagombaga guceceka abishyira hanze, ibyo yagombaga ahubwo gushyira hanze by'ubupfura n'ibiki byose arabiceceka, aza gusaba imbabazi. mwene pasitoro rero umwana w'umutambyi, icyo kibazo reka tukiveho, sijye wahera hahera umugani, ariko mvuga ngo numva susetse imvugo yakoresheje kuri mama we ndayisetse. uvuze ko wenda byari mwibanga ngabishyira hanze. ndayisetse ariko reka nerure nanone reka nerure noneho nerure nanone nerura ibyo kwerura. Abaswahili baravuga ngo nani kama mama. Subiramo. Nani kama mama. Yes. Ngo ninde muntu umeze nka nyina. Nta muntu umeze nka nyina w'umuntu. Nyina w'umuntu ni ikintu cyubahwa cyane. none iyo uvuze ngo so bambazaga uriya mugabo wavugaga Edouard, iyo ugiye ahantu ukavuga ngo jewe iyo nahembwe mama arabimenya ngo kubera ko wagize ute wahembwe, kubera ko wamusengere ko wamuhaye ibyo esa akwishyuje ibere ryo yaguhaye ayo mafaranga yabangahisha mezi 9 akurandata uri mundu utazi bigenda yajya kunyerera agakurwanaho. Iyo fagitire ari umugabo ugeze kuririmba namuhaye narifutishaho ngiye kwigisha Butare yitwa Byumvuhore, namuhaye rifuti rwose Musanze Kabgayi Jean Baptiste Byumvuhore ni kera nari nyiri umugabo ukomeye. Akubwa ati burya we haba harimo fagitire, wowe mama wawe ugiye no kuvuga ngo iyo wahembwa arabimenya kuko wayabonye ukamuha, wibyo yabonye akaguha abishyize hanze rahira ko wahembwa. Mbivuze nka Maronga ushaka zabivuga ukwe, nge mbivuze nka Maronga mwene Karera Karindiro ka Rubasha Muyeto, nibyo nta kindi narenzaho. Ubwira wumva ntavunika. Yego Prophet, reka tubiveho ibyo ngibyo, ubwo wenda abo twabwiye n'ababyumvise babyumvise, reka dushishikarize n'abandi batarafatirwa mu icyo kiwo ariko babikora mu by'ukuri. Nanjye wenda reka mve mu isura y'ubunyamakuru, reka mvuge nkawe ruswa yangiza ibintu byinshi, hari ahantu henshi nagiye njya ruswa, ubwo turi kuvuga ruswa yabikene wabo yabi y'amafaranga yabi y'igitsina. Hari ahantu ujya tuvuge nko kwa muganga ho biranacyariyo, hari igihe ujyayo rwose ugatinda kwakirwa ariko wabona umuntu agaraje bakakubwira ngo ni mwene wabo nura muganga, iyo ni ruswa y'ikene wabo. Hari ahantu ujya ugatinda gutambuka, tuvuge n'urugero, hari umugabo nzi wegeze amamagara arambwira atese ko bashaka kumpa inka wampaye mu 20 kariyo banciye. Mu by'ukuri yo nka ni yarayigenewe ariko ku mwaka 20 se bayimuhaye kuko afite amafaranga, rukumva service ntago ari bubone kuko 20 yabibuze. Sibyo ibyo bintu rero byangiza cyangwa se bimunga igihugu cyacu, bimunga bantu bari hasi kugira ngo bazamuke birabagora cyane. Reka tubiveho twizere neza ko wowe wakwigiye kino kiganiro utazagwa mwirikosa cyangwa se utazafatirwa mu iki cyuho. Hanyuma Maro, iyo umuntu bavuze ngo ni mwiza muri filozofi yawe cyangwa se uko bitekereza, kuvuga ngo umuntu ni mwiza harimo iye filozofi